Ushakashatsi yinjiye mu ishyamba maze akubitana n'intare, akanura amaso, akanura maremare, arakanaguzwa ye, maze arivugisha ati mana yanjye ukore ku buryo intare igutekereza kandi ibe yarabatijwe. Intare nayo iti mana iri funguro uryeze kandi urihe umugisha. Murumva icyakurikiyeho. Joriji n'umugore we bari bagurishije ikawa, nuko abajura barabatera nijoro bati nimuduhaye mufite yose cyangwa tubatera amaraso arimo sida. Joriji ati nimumpe iminota 2 ndi hanze mbitekerezeho. Nuko yikoza hanze, agarutse arababwira ati nimuntere ayo maraso nta mafaranga mwabona. Barayamutera barigendera. Umugore asigara arira amubaza impamvu atabahaye amafaranga, akemera ko bamutera amaraso arimo sida. Joriji ati humura nari nambaye agakingirizo sida ntiyafata, muganga yanyibwiriye ko ukambaye ntaho yamenera. Umusore we yatinyaga urupfu, noneho aza guhura narwo arujyana mu kabari gufata kamwe. Ajya kurugurira nyine birumvikana, nuko urupfu rumaze gusinda arwiba lisiti y'abagombaga gupfa, asanga niwe wari utahiwe mu bagombaga gupfa. Nuko ahita yikura kuri nimero ya mbere yiyandika kuri nimero y'inyuma namba last. Nuko urupfu ruzanzamutse, inzoka zimaze kurushiramo, ruramubwira ruturi umuntu w'umugabo kabisa wanguriye, ndavamvagara. Kubw'izo mpamvu rero wari nimero ya mbere kuri iyi lisiti sindi bukwice, ngiye guhera kuri nimero ya nyuma. Nimubwire ko byaje kugenda, ko inyuma aho ngaho niho uwo musore nyine nyagusengerera rupfu yari yishyize. Umugabo aza yitwaje ihene ibyibushye imeze neza yo guha pasiteri, yo guha umwigisha we. Amateraniro arangiye koko ya hene umuvugabutumwa yikubita ku bitugu arayitahana. Ariko ataha mu nzira ahura na 3 thugs, ibisambo 3, abasore b'abasongarere babandi babanebwe, babasore bagorwa no gukora bakoroherwa no kurya utw'abandi. Abajura 3 babona umuvugabutumwa n'ihene ku bitugu akiri kure, arimo araza agenda gahoro, bati turasakiwe, iriya hene tugomba kuyisigarana byanze bikunze. Niko kwiga umugambi w'uburyo bari buyimukureho. Uko ari 3 bungurana ibitekerezo kandi mu buryo bwihuse. Bamaze kunoza uwo mugambi baratandukana, banyura mu nzira zinyuranye, buri umwe afata umuhanda we. Intego ariko ari imwe, yo gutwara ya hene. Umuvugabutumwa ubwo yagiye kugeraho bya bisambo byari biri, byo byamaze kuhava kare, mbese ntiwari kumenya icyabaye, ntiyarazi ikigiye kumubaho. Yarakomeje aritahira, ageze ahantu mu kayira kago byo rubona ko hijimye ukuntu. Umwe muri bya bisambo aratunguka ati pastor nawe nta byawe, ni gute umugabo nkawe agenda yikoreye imbwa ku bitugu? Umuvugabutumwa yumva aratunguwe cyane ati can't you see, ntago ubona ko ari ihene atari imbwa? Umujura ati nyakubahwa nakubwiraga ibyo nge ndi kubona. Ibyo birakureba niba utabyizera. Igisambo kirimo kisekera kirikomeza. Umuvugabutumwa nawe yikomereza urugendo, ariko yumva ararakaye yibaza niba icyo kigabo bahuye ari igisazi cyangwa se cyanyoye ibiyobyabwenge. Ati ni gute umuntu yakwitiranya ihene nzima n'imbwa? Umuvugabutumwa akomeje nanone ahura n'ikindi gisambo cya kabiri atampaye inka rero. Mu ndorero uyu mugabo w'umusazi wikoreye inyana ipfuye ku mutwe, kandi ubu wabona agiye kuyirya n'uburyo twamwemeraga nk'umunyabwenge. Pastor nawe koko? Umuvugabutumwa ararakara ati ni gute wakitiranya ihene nzima n'inyana ipfuye? Umujura araseka ati sa ushobora kuba wibeshya ari wowe, cyangwa se ukaba utazi gutandukanya ihene, ukaba utazi uko ihene isa, cyangwa se ukaba wabikoreye ubushake. Igisambo kigenda kinyonga, kivugiriza, kimaringa, kikomereza inzira ati nkubwiye ibyo ndi kubona, ibyo birakureba niba utabyizera. Aho byari bigeze, umuvugabutumwa byatangiye kumucanga, noneho yumva biramuyobeye, akibaza niba ari abo bantu basaze cyangwa se ari we wasaze. Arakomeza ariko agenda yumva ari muri confusion, yumva neza atazi icyo gutekereza mu by'ukuri. Ateye intambwe nk'eshanu ahura na cya gisambo cya gatatu ati sa kuki utwaye indogobe ku bitugu? Iri kugenda ikuvuna nyamara ari wowe wakayikoreje imitwaro, ari wowe wakayigenzeho. Ubu ni ubugoryi ndabarayo. Sinarinzi ko n'umuntu nkawe yagira ubwenge buke bene aka kagera. Nyuma y'amagambo y'igisambo cya gatatu, umuvugabutumwa nawe yatangiye gutekereza kabiri koko. Atahubwiye ihene ntiyaba ari umuzimu? Ihene siri kugenda yihinduranya mu maso y'abantu. Ihene yahindutse imbwa, ikava ku mbwa ikongera ikaba inyana ipfuye. Ihene yavuye ku nyana ipfuye igahinduka indogobe. Ibi ni ibiki mwuka byarana? Umuvugabutumwa ubwoba buramutaha, ya hene ayikura ku bitugu vuba na bwangu, ayisiga mu muhanda, ubundi ariruka. Bya bisambo byari bikiraho hafi bitegereje kureba uko biri buze kugenda, biraseka byiruka nka bijya gutangatanga ya hene birayitwara.
umuvugabutumwa atahiraho inama y'umunsi. Iyi nkuru ushobora kumva isekeje ndetse yewe koko uyu muvugabutumwa yaragize ubwenge buke, ariko ndagira ngo ngumenyeshe ko nawe ari kumeze. Nawe rimwe na rimwe uhindurwa umusazi n'abantu mubana, abantu muziranye bakubwira ko wayobye ibyo urimo utabizi, kuko umubwiye gusa ko wagize umunsi mubi mu kazi nawe ati ubona utavunikira ubusa. Abaye ari njye ako kazi nakareka, abaye ari njye uwo mugabo twatandukana, abaye ari njye uwo mukozi naba naramwirukanye kare. Let me tell you something baby, a bad day at work is better than a good day of unemployment. Umunsi mubi mu kazi uruta umunsi mwiza mu bushomeri. Bakakugira inama ipfuye bagerageza kukwereka ko wataye umutwe ngo ureke ibyo urimo, nyamara atari impuhwe bagufitiye, ahubwo bashaka kubireka gato ubundi bakabisamira hejuru. Wari uzi ko abantu bashobora guseka inzozi zawe ariko bakababazwa nuko zibaye impamo? Don't ever let them fool you. Wituma baguhindura umusazi, ariko uzi ko hari abantu bakwangira gusa uburyo abandi bagukunda. Ba bantu bakwangisha ubuzima ubayemo, akazi ukora, umukunzi ufite, karitsiye utuyemo n'ibindi. Pay attention to them. They are the ones who don't clap when you win. Witondera abo bantu badakoma amashyi iyo utsinze. Umugisha wawe ukomeze cyane kuko nabo barawushaka. Abantu nk'abo niyo babonye usa neza mu ifoto bavuga ko ari kamera yaguhinduye.